Iyi ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Muraho neza. Uyu munsi nifuje kubagezaho ubuhamya ntekereza ko namwe buza kubagirira akamaro kuko nanjye ibi ngiye kubabwira byamfashije cyane. Nakuriye mu bikomere bitandukanye ku buryo byangiragaho ingaruka zitandukanye arizo izikurikira. Nahoraga numva ko nta kintu nshoboye, ko nta kintu navuga mu bandi ngo cyumvikane. Nta cyizere na gike nigiriraga, nahoraga numva ko amahirwe y'abandi atari yo yanjye. Nahoraga numva ko ndi umunyamwaku, ko ibyiza bitangenewe. Nahoranaga umunabi ndetse n'umushiha mwinshi. Ubwo ibyo byose byatumaga abandi bantu batanyimvamo. Ntabwo nagiraga gusabana na gato muri sosiyete. Nahoranaga umutwe ndakira iminsi yanjye myinshi. Nahoraga mfite mudu itari nziza. Mu buzima bwanjye nta kintu cyangoraga nk'ikizamini cyo kuvuga kizwi nka interview. Mu bintu byo kwandikaho nari umuntu wageragezaga cyane. Ibizamini byinshi byo kwandika narabitsindaga, ariko ikizamini cyo kuvuga aricyo interview cyakundaga kuntsinda kubera ko numvaga nta kintu navuga mu bandi ngo cyumvikane. Numvaga ko ibisubizo navuga ahari abantu bose n'abakamaramaka babyumva ko atari byo. Rero interview nahoraga nitsindwa cyane. Ndibuka ngo nari ngiye gutangira muri kaminuza, naje kubona kaminuza nziza, ariko iyo kaminuza kugira ngo ube umunyeshuri waho wagombaga gukora ikizamini cyo kuvuga aricyo interview. Ubwo rero nanjye naravuze nti hari ahantu n'ubundi natsindwa, reka ne kujya kuhiga. Ahubwo nagiye kwiga kuri kaminuza imwe yari ishiriritse kandi ibyo bigishaga mu byo nashakaga ntabwo byari bihari. Ubwo kubera iyo mpamvu naje guhomba kaminuza nziza niga ibyo nashaka kubera gutinya kuvuga mu ruhame, kubera kumva ko nta kintu navuga ngo abandi bacyumve. Ubwo nasozaga icyiciro cya mbere cya kaminuza naje kubona akazi muri kampani imwe umwe mu muryango wanjye yakoragamo. Ariko kuri iyo nshuro naho naje gutungurwa. Nasanze naho habaho ibyiciro bibiri by'ibizamini, ikizamini cyo kwandika ndetse n'icyo kuvuga aricyo interview. Ariko mwibuke, interview cyari ikizamini cyangoraga cyane. Aho hantu nahuriye n'ihurizo rikomeye cyane. Naratekereje nti ese nkumva aka kazi cyangwa mfe kugenda nkora icyo kizamini kinsinde, ariko nagerageje. Ubwo niyemeje ko ngiye kugenda icyo kizamini nkagikora cya interview. Ubu twabanzaga gukora ikizamini cyo kwandika nawe icyo kuvuga tukagikora nyuma. Ikizamini cyo kwandika cyo nagikoze neza cyane, gira amanota menshi ashimishije cyane. Ariko ikizamini cyo kuvuga cyasekeje abantu benshi ndetse n'abakamaramaka. Byarabatunguye cyane kubona umuntu nkanjye utazi kuvuga kandi ibintu mbizi mu mutwe. Byari ibintu bisekeje cyane kandi bitangaje. Ariko kubera ko ikizamini cyo kwandika nari nagitsinze, nagize amanota menshi cyane, baranyihanganiye bampa ako kazi ndatangira ndakora. Ubwo muri iyo kampani nari maze kubonamo akazi hakoragamo umusaza wari umunyabwenge cyane. Yagendaga anyitegereza ukuntu nitwaraga, yumva n'amakuru y'ukuntu nakoze icyo kizamini cya interview, agira amatsiko yo kunganiriza. Umunsi umwe ubwo twari tugeze mu kiruhuko cyo ku manywa, wa musaza yaramfashe anjyana mu busitani dutangira kuganira. Yarambwiye ati rero musore, maze iminsi nkitegereza, narebye ukuntu witwara, numva n'amakuru yawe atandukanye, ntekereza ko hari ikibazo ufite kandi nshobora kukubonera umuti wacyo. Kuki witinya? Kuki wumva ko nta kintu ushoboye? Yarakomeje arambwira ibintu byinshi, ariko kubera ko twari mu kiruhuko gitoya arambwira ati
uzansure muri weekend, dore ubu turi mu kazi nibwo nzakubwira byinshi. Ubwo weekend ntiyatinze kugera, ubwo yarageze mfata inzira njya kwa wa musaza, nuko ngezeyo amakaribu nicara. Ubwo umusaza yatangiye kunganiriza, hashize akanya gatoya aragenda afata ibitabo 3 araza abirambika ku meza imbere yanjye. Igitabo cya mbere cyitwaga Mira Meditation, icya kabiri kikitwa Sleep Talk Workbook, ubwo igitabo cya gatatu cyo cyitwaga 365 Days of Positive Sleep Talk, nkuko muri kubibona ku mashusho. Ubwo yarakomeje arambwira, aranganiriza ibintu byinshi, nuko arambwira ngo ibyo bitabo nzagende mbisome, nzigiramo ibintu byinshi cyane. Ubwo nari hafi gusubira imuhira, yampaye mwitozo ambwira ko ngomba kuwukora mu gihe cy'ibyumweru 3, ku buryo nari kuba ntangiye kubona impinduka mu buzima bwanjye. Dore uwo mukoro, uwo mwitozo wari uyu nguyu. Yarambwiye ngo buri gitondo njye mfata iminota 5 maze nsubiremo aya magambo, cyane cyane bikaba byiza bikoze mpagaze imbere y'indorerwamo nireba nzibwira. Dore ayo magambo nayangaye. Ijambo rya mbere yarambwiye ati, nsubiramo iri jambo buri munsi, buri gitondo mvuga nti, kuri iyi si ku ruhande rwanjye ndi mwiza bihagije, yewe ndi n'uwa mbere, nta wundi muntu usa nanjye mu maso yanjye. Iryo jambo mu by'ukuri ryangira akamaro kanini cyane. Nk'umuntu wumvaga ko ntakunzwe mu bandi, ko nta kintu nshoboye, ibyo bintu byose byatangiye kugera ku iherezo, byatangiye kugenda bimvamo gake gake. Ijambo rya kabiri yambwiye kuza nsubiramo buri gitondo ni, ndashoboye, na biriya nubwo bikomeye nabikora, ndi umunyembaraga, mfite imbaraga zihagije ku buryo nabyo nabishobora. Aho yarakomeje amana urugero rwari gutuma mbyumva neza, arambwira ati, ushobora kuba ufite inzozi zo gushinga business ikomeye, yewe ikazapima n'amamiliyoni mu gihe cy'imyaka 5 cyangwa se imyaka 10. Ati, ariko mu gihe uzaba ufite izo ndoto, izo nzozi, muri wowe uzagenda wumvamo amajwi 2 abusanya. Rimwe rizakubwira riti, ntiwabishobora, dore ubunyantege nkeya, dore nta gishoro ufite, nta n'ubuhanga buhambaye ufite ku buryo biriya bintu wabikora, wabyihoreye, reka gutakaza umwanya wawe kuko ntabwo wabishobora. Ariko irindi jwi ku ruhande rizakubwira nti, uri umunyantege nyinshi cyane, ufite ubushobozi buhambaye, na biriya wabishobora, dore na bariya barabikoze, ku buryo utabishobora. Ushobora guhera ku bihumbi 100 bikunguka bikagera ku mamiliyoni mu gihe gitoya, tangira ubu ngubu uzabigeraho. Aho ngaho ni wowe uzaba ufite amahitamo yo guhitamo ijwi wumvira. Ubwo nutangira gusubiramo iri jambo uvuga ngo ndashoboye, bizakujya mu mutwe, maze mu gihe gitoya uzatangira kubona ko bishoboka. Ijambo rya gatatu yambwiye ko nasubiramo buri gitondo ni, Imana iri kumwe nanjye, Imana iri mu ruhande rwanjye, nzakora ibyo nshoboye, ibyo nashoboye Imana izabinkorera. Nzatera intambwe imwe, izindi 99 Imana izazinterera. Iryo jambo naryo ryamaye kwizera ko ibintu byose bishoboka, ryamaye kwizera ko Imana izahora imfasha mu byo ntashoboye byose. Ijambo rya gatatu ni, ndi intwari, ndashoboye, mu maraso yanjye habamo gutsinda,
ntihaba mu gutsindwa. Navukiye gutsinda, sinavukiye gutsindwa. Iri jambo natangiye kurikoresha mu gitondo uko mbyutse, maze koko ntangira kubona ko ibintu byose bishoboka muri ubu buzima. Icya mbere ko ari ukwizera ko wabigeraho. Ijambo rya gatanu yambwiye ni iri ngiri. Yambwiye kuza nsubiramo nti uyu munsi urakeye kugira ngo ngubemo. Iyi mirasire y'izuba imurika ni ikimenyetso cy'uko Imana impaye impano yo kubaho ubuzima kuri uyu munsi, ko ari icyizere cy'uko uwo munsi ari uw'ibyishimo, ko ari icyizere cy'uko umunsi ugenda neza. Iryo jambo nakundaga kurivuga mu gitondo, maze nkirirwa mfite umunezero, mfite impundu nziza cyane. Ayo niyo magambo y'ingenzi yambwiye kuza nsubiramo buri munsi, maze agahindura ubuzima bwanjye. Ni koko niko byagenze, byahinduye ubuzima bwanjye mu buryo bugaragara. Yakomeje ambwira ko hari n'andi magambo nagenda nsubiramo uko mbyutse, maze bigatuma umunsi wanjye wirirwa umeze neza. Muri make ubuzima bwanjye bwarahindutse. Mubwira ko nawe niba wumva ko muri wowe uhora utifite iki cyizere, wumva ko ntacyo ushoboye, watangira gukoresha ubu buryo bukazagufasha mu buzima bwawe. Ubu ni uburyo abahanga mu bumenyamuntu psychology bavumbuye mu mwaka w'1970, bakaba barabahaye izina ryitwa mirror meditation. Tubitsa ko ari igice cya kabiri gisobanura mirror meditation icyo ari cyo. Mwakoze kureba iyi video, mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, muri ibitekerezo ndetse munasangiza abandi video zacu. Turabakunda.